bamubwira ngo aryame hasi turajya wanyenziwe turaho turimo kubibona nka bamayibobo urumva ni urugo rwacu ni mu muhanda niho twibereye urajya wanyenziwe ryama hasi garamureba hejuru bamuryamisha bamukandagirana bamusimburana mu gituza kugeza apfuye already babandi za mayibobo ingenzi zacu ziri kuri side y'abajandarume abajandarume bazamukanye na za mayibobo twabanaga z'abahutu batangira kuvuga ngo nabariya ni inyenzi badutunga agatoki mu kudutunga agatoki batangira kuvuga ngo muhagararaho n'inkota nyine umutekano w'abantu biti harimo abantu bakuru bakavugana nazo natwe tukamenya none nka mayibobo birakorohera kuba watangira guhiga umenye ngo ni iki kiri kuba hano kubera ko mayibobo buriya n'ubwo ubwoba bwaza ntabwo bugumaho nk'ubw'umuntu wari uturutse mu rugo ntabwo ari kimwe we aba yarariye umwanda nyine ari aho ntacyo agitinya cyane icyo gihe rero ni twagiye dukora interahamwe nyinshi buriya mu maparafo ya stade ukazibona ukavuga ati hariya harimo interahamwe kuko zo ntabwo zabanaga n'abantu hari nyuma tubaye muri stade bakomeza kwirasaho bo kwa Habyarimana bakomeza kwirasaho ndetse mu buryo bukomeye uburyo baraturasaga no mu ijoro twabaga turyamye mu kibuga hose bakarasa ibisasu bikaza buryamye aho kumva kiguye aha ukabona umuntu hari arapfuye arasambye umureba nta handi uri bwerekeze ku buryo n'abazanye n'amatungo n'icyayi n'igihe wabonaga abantu imirambo ivanze n'iy'amatungo n'iki byose abakurikiye Enjoy Africa TV turabasuza tunabaha ikaze mu kiganiro cyitwa inkuru mpamo mu nkuru mpamo y'uyu munsi nk'uko bisanzwe tugiye kuganira n'umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi muramubona kuri kamera ariko mbere y'uko tuganira ndabanza nshimire abakurikira Enjoy Africa TV wakoze subscribe utarayikora akaba yifuza ko dutera imbere nawe ayikore ni umwanya mwiza wo kuyikora hanyuma noneho umutumirwa mukanyira twibwira tubahaye ikaze mu kiganiro murakoze kutwakira mu rugo rwanyu arakoze kuri kamera za Enjoy Africa TV twishimiye kuganira n'umuntu nkawe mukanya turavuga impamvu twishimiye kuganira nawe nanjye nishimiye kuba ndi hano kandi mwakoze kudutumira kuri Enjoy Africa TV asante abakurikiye Enjoy Africa TV reka nintroduce ikintu tugiye kuganiraho mu buzima busanzwe abantu babaye nko mu ishuri babaye muri interna ujya kubona ukabona bakoze groupe yuko biganye ukabona n'abantu bakundanye babaye mu kazi kagoranye nk'aka gisirikare ukumva umuntu aravuze ngo uriya muntu twarabanye ibyo ni mu buzima busanzwe wakwibaza ngo ubwo buzima iyo bwageraga muri jenoside yakorewe abatutsi byaga bimeze bite byarahindukaga uwo mwabanye muri ubwo buzima bw'ishuri cyangwa bwa gisirikare n'ubwa mayibobo kuko uwo tugiye kuganira hano ni umwana wari mayibobo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi jenoside yari decentralize kugeza no muri mayibobo zo ku muhanda ni ibintu bigoye kumva waraza kubyivugira ariko nagira ngo sasire kugira ngo mwumve jenoside yakorewe abatutsi ubukana yari ifite kugeza no ku muntu wavuga ko mu by'ukuri ubuzima bugoye ariko abo bari kumwe ubwabo bagahita bivangura wakwibwira abari bakurikiye Enjoy Africa TV nitwa Mugwiza Olivier nkaba ndi umunyarwanda mvuka i Kigali iwacu navukiye ku Muhima ndi umwana wo mu mujyi nakuriye no muri Kigali muri iki gihugu niba hari ibindi mushaka ko nivuga birenze ibyo nkaba nkora umwuga w'itangazamakuru cyane cyane murebana no gufata amashusho yego urakoze Olivier ubundi wavukiye ku Muhima ye nitwa Gasigwa mwene Sebukayire uruzira ubwoba rwa Sentora wa Muhangara na Mugemangabo gukomeza uri mwene nde ndi mwene Habiyaremye ka Nyabucyana ugakomeza yego ubwo Nyabucyana yavukaga ku Muhima
oya Nyabucyana nawe ni wo muri Gasabo ariko apana main iri ku Muhima. mu gisekuru cye hari hehe? Mu gisekuru cye hari Bwanacyambwe. Mu Bwanacyambwe. Yego. Ku banyarwanda b'ubu ngubu bana bo mu mujyi, mu Bwanacyambwe ni muri Kigali ariko apana Kigali yose, ni nka za Ndera ifata hanze za Rubungo za Ndera aho ngaho usa n'usohoka muri Kigali. Yego. ubwo ni ukuvuga ngo uri uw'Indera mu bisekuru aho nuruka. Yego. Ubundi ibisekuru abantu muri iki gihe biragoranye kugira ngo tubimenye iyo tutabibajije kera kugira ngo uzabimenye byose. Nubwo kugeza aho mvuze nubwo hari n'ahandi ndabizi ndi kubira ko hari byananditse nabisoma nkabimenya. Ariko urumva uvuze ngo ndi mwene nde aho ngarukira nibuka naho kuri sogokuruza cyane. Kwa Nyabucyana. Kwa Nyabucyana. Olivier, iyo ujya kuvuga jenoside yakorewe Abatutsi uyihera hehe? Iyo njya kuvuga jenoside yakorewe Abatutsi nyihera ndi muri primaire byibuze nko mu wa 4 mu wa 5, ubwo ni muri za 1991. Kuko ikintu nibuka cyane muri iyo myaka ni uburyo twagiye gushyingura imitumba batubwira ngo Rwigema yapfuye, cyangwa se muri iyo myaka uburyo bahagurutsaga abantu cyangwa bakubaza ngo wowe wanyu ni iki, waba utabizi ibyo ari byo bakakubwira ngo ejo uzaze wabibajije. Nge rero mu rugo twakuze turi abana 5 ariko dukurana na mama gusa. Twakuranye na mama gusa ntabwo twakuranye na papa, bivuze ko n'uwo papa ntawe narinzi. Kandi mu mateka yacu abizi ko iyo umwana afite se abarizwa cyane cyane ku ruhande rwa se kurenza urwa nyina. Kandi mama ntabwo yatubwiraga amateka ya papa cyane kuko ntabwo bigeze babana, nigeze amufasha kurera kwa. Urumva rero byabaga bisa n'ibigoye cyane. Papa yitabye Imana tubonanye inshuro 3 gusa. Nari mubonye inshuro 3 kuko ndabyibuka ndimo kurangiza primaire, ngiye narangirije mu wa 7 buriya ndakuzemo. Ubwo warangije muri 1989. Yego. Urumva nibwo nafashe inzira mbaza mama ni papa ninde abahehe ni umuzi. Ambwira agace atuyemo mfata inzira icyo gihe twabaga i Gasogi. Mfata inzira rimwe mfata umuhanda wose kuva i Gasogi n'amaguru ndagenda njya ku Gisozi aho papa yabaga. Nuko nagiye kubona papa rero ndamumenya. Marerezuma inshuro ya 3 mubona yitabye Imana ndi no mu rugo mu biruhuko nagiye kumusura n'abandi barumuna banjye. Of course yari afite undi mugore. So kugaruka ku kibazo cya jenoside rero muri iyo myaka yose wabonaga ko ibyo bintu by'amacakubiri by'amoko byari bihari. Ko mu ishuri niba warahagurutswaga ngo uri mwene nde iwanyu ni bwoko ki bakagushyira hariya abandi hariya. Iyo nsubije amaso inyuma ubu ngubu nicyo gihe ngewe nahera mu kuvuga ngo nibwo natangiye kumenya jenoside, ariko icyo gihe nta wari uzi ko ari jenoside mu bana b'abanyeshuri. Nta wari uzi ko ari ivangura zizagera kuri jenoside. Exactly, yeah. Ubundi wavutse mu he mwaka? Ngewe navutse mu mwaka w'1978. Hanyuma amatariki n'ukwezi ntabyo nzi. N'ubu njye ngira gahunda yo kuvuga ngo nzajya kubibaza abapadiri ko narabatijwe. Ntekereza ko nabatijwe hariya Sainte Famille ko hari n'udufoto narabatijwe kera. Nyuma nibwo rero kubera ko ntafitaga ibya anniversaire, nyuma nibwo navuze apfa nishyiriraho itariki n'undi nogeze. Ariko umwaka wo ni 1978. Yego. Nujya kuri Sainte Famille bazaguha ifishi ya batisimu, akenshi babatirizaga igihe cyangwa babanze banyishyuza amasakaramentu yose n'ibiki byose, amaturo kugira ngo babanze bayikurure i Vatican. Ikibazo kirese kashi ntuzifite. Niko none umuntu aribaza ati ubundi se niba bimbwiye se bizagenda bite? Nzahindura ibyangombwa byose nongere nsubire inyuma? Ushobora kudahindura ariko ukamenya ukuri. Ukuri se bizahindura icyagiye ubundi. Nibwo wamenye jenoside ivangura mu ishuri, abahutu muhaguruka abatutsi bahaguruke. Yego, icyo gihe rwose byo byarabaga kuko wasangaga harimo n'abana. Urumva nkanjye byari bigoranye cyane kuko mama ntabwo abitubwiraga ibyo bintu.
ntabyo nibuka na gato byo kuvuga ngo abahutu abatutsi. nkurikije ukuntu mbwiye wabayeho mu mikurire, abakurikiye Enjoy Africa TV ngiye kuba, nubwo tuvuga inkuru zibabaje, ariko muri jenoside yakorewe abatutsi hagiye habamo ibintu bitandukanye, harimo n'inkuru zisekeje. hari umwana w'iwacu ku ivuko twarababaranye, turahungana, turasitaragoringa, agiye nahungiye i Burundi, ufata urwo rugendo rw'amaguru wambuka amakomine 4 ugenda, byari bigoye. ariko noneho uwo mwana jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe, tugarutse aza kubwira uwo bari banganya imyaka, yewe abandutagaho gato, aramwegera aramubwira ati runaka we, ndati karame, ubwo ni 98, atuguze ibyago nahuye nabyo, ndati ntabyo nzi, ati sha burya nasanze ndi umuhutu. undi aramubwira ati sha ihangane, bisobanuye iki? bisobanuye ko n'umwana wari wararewe kwa sekuru, nyina yaramukuye ahandi, ntabwo yari azi se. byaje kurangira ese wamubyaye yari umuhutu. abana badukurikiye nibumva ibi tuvuga, ni ibya mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. arangije ati shati narahangayitse, yibajije iyo nzira twanyuze, iki ukabyiruka mu bwa buzima uzi bitarakurebaga, yumva arababaye. none nkugarutseho, none waba warajyaga muri ibyo bintu ukaza gusanga yenda iwanyu papa yari nk'umuhutu. urumva definitely nta kuntu ibintu by'amoko utari kumenya, ko nyuma yaho narabimenye. yego uti ubwo wenda naguha inkuru irambuye yabyo. urumva maze kurangiza primaire, njye na mukuru wanjye twigiriye inama ko mama yari akennye, twarabakenewe pe, hahandi mama ajya guca inshuro kugira ngo tubeho. noneho rero twigiye inama, turavuganye na mukuru wanjye, reka tugende tujye kuba kwa sogokuru ubyara papa, turebe ko wenda ubuzima bwahinduka, cyangwa hari icyo twakora, twabasha gukomeza amashuri, cyangwa ibyo twakora tukaza tugafasha na mama. noneho mu kujya kwa sogokuru, urumva kuva i Gasogi kuza hano i Remera, kuva mu cyaro ukaza mu mujyi, urumva rero mu mujyi ibintu biba bishyushye kurenza ibyo mu cyaro. kugera i Remera rero nibwo noneho bya bintu by'amacakubiri narushagaho kugenda mbisobanukirwa, mbyumva, bitewe naho mbaye, bitewe n'ibyo mbona bya buri munsi, ubuzima bwa buri munsi. kwa sogokuru dusuye muri bya bindi by'amoko nyine, ubyara papa n'abatutsi. noneho ariko ku ruhande rwo kwa mama, nubwo ntabyo nari nzi icyo gihe, ariko nyuma nkabimenya, ku ruhande rwo kwa mama n'abahutu, kandi wowe ngo nakuranye na mama, ntabwo kwa papa bazi. ubu urumva nisanishaga na kwa mama cyane kurenza kwa sogokuru. ubwo urumva rero maze nibwo nagiye nkuramenya ko already hari na ba data wacu bari baramaze kujya mu nkotanyi kera ntanazi, no kurisobanukirwa. Olivier, noneho rero ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaye, wararangije primaire, inkotanyi zagabye igitero, wararangije primaire, wari uri hehe? ubwo ni muri 90. yego 90 navuga ko nari ntarava i Gasogi, kubera ko baduhambisha imitumba ngo twashyinguye Rwigema. icyo gihe nari mu wa 7 niba nibuka neza. warangizanyije n'uwa 7? Yego. wa 7 uvaho uvaho wa nyuma narangije primaire. ni 89 na 90. 89 nicyo gihe rero. yego nibwo namenye jenoside, nibwo nyuma yaho nibwo navuye i Gasogi. yego yeah. naho rero duha ubuhamya bwawe ukurikije aho butangirira. ubwo si ukukomereza aho ngaho ubundi ngira ngo cyane. urumva muri urwo rugendo rwanjye na mukuru wanjye kuza mu rugo kwa sogokuru ubyara papa, dushaka ko tureba ko ubuzima bwahinduka, nibwo twabanye mu rugo kwa sogokuru. nsanga hariyo already barumuna ba papa bamaze kujya mu nkotanyi ntanazi, ntarabonaho na rimwe. basobanura. yego. ntabwo nari mbazi na rimwe, nkajya mbyumva. niho handi numvaga nyine kwa sogokuru, urumva kumva ka radio munsi y'igitanda kugira gute, ariko ibyo nabyo bikaba, ariko ntibibuze ko ku manywa nanone na nijoro ubona
interahamwe, imyigaragambyo, izitendetse ku tumodoka tw'udusuzuki, izi tw'udusamurayi batwitaga udusamurayi, izigenda zihohotera abantu, izigenda zitwika mu nzira aho hose cyangwa babuza abantu gutambuka. Muri icyo gihe byari bitarerura cyane, ariko byaragaragaraga kuko interahamwe zabaga zambaye iniforume, abasederi babaga bambaye iniforume yabo. Nk'ubu nakuvuga ko nibuka interahamwe y'umugore yari ikaze cyane yitwaga Dativa, yagendaga ikenyeye gurunedi ku gitenge, yabaga hari inyuma hafi na controle technique, yarahashinze n'ibendera ku giti kirekire mu rugo iwe, yari umuyobozi w'interahamwe. Icyo gihe wenda nabanza kujya kuba ku muhanda kwanjye. Kuba ku muhanda ni bya bindi abana bananiranwa no mu rugo, ugasanga hari ibyo either utishimiye cyangwa se ibyo ubona wakunguka hanze byinshi, cyangwa hari amakosa wakoze mu rugo, cyangwa se hari ubuzima bubayeho ubona budahuje n'ubwo ushaka. So nuko twavuye mu rugo tujya kuba ku muhanda. Ku muhanda ntabwo ari kure cyane, niba mu rugo ari nka hano, umuhanda ni nk'ahangaha kuri iyi nyubako, ntabwo twari kure, ni hariya mu rugo i Remera aho isoko ryahoze. Tuba ku muhanda, ubuzima bwa mayibobo ugira ngo urabuzi, uri mukuru, urya icyo ubonye hafi aho, kurya imisigi byo muri resitora basigaje, kuryama hanze ku mabaraza, aho uraye umunsi wenda si ho uraye ejo, kunywa ibiyobyabwenge, ibintu ibibi byose bishoboka. Ariko hagati ubwo ngubwo byavangura bya bindi by'amoko no muri mayibobo bikaba birimo. Tukaba dufitemo abitwa ba Magundi, babaga ari abakarani hari i Remera, babaga ari interahamwe, ugasanga barimo barakoresha abandi bita ko twe batwitaga abana bo mu nzoka. Urumva turi ba mayibobo i Remera, barabizi neza ko mu rugo ari hariya, ariko mu rugo rw'abatutsi bamaze no kohereza abahungu babo mu nkotanyi, twabaga turi inzoka nyine, ntacyo wakwireguza, nta naho wabikwepera. Noneho icyo gihe rero ugasanga niba yanavuze ngo turi buryame nk'ahangaha, akubwira ati ugenda unsasire, mayibobo urasasa hehe? Nta kintu uri busase. Wenda ushaka ikarito urambike hariya aza iryameho, cyangwa se niba hari ibyo yiriwe yaka abantu mu isoko, arabigwa ngo abari bo mwikorerera, arabikwiriza inyuma ye uhetse iyo mitwaro. Ikintu nibuka cyane cyabayeho nuko ari umunsi umwe bigeze gufata mukuru wanjye, bamukata n'urwembe hagati y'intoki, barebe ko amaraso y'abatutsi asa. Ariko ubwo bamukase ari njye bagomba gukata. We rero kubera kundinda cyane aravuga ati mumureke mubikone jyewe. Bamukata hagati y'intoki, afa amaraso nyine birumvikana, ngo barebe ko amaraso y'abatutsi asa. Ubundi akenshi tugakubitwa. Ubwo ntabwo ari njye na mukuru wanjye gusa, hari n'abandi bana benshi twabaga turi kumwe, hari nk'uwitwa Kaveteri ndamwibuka, nawe baramwishe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, nawe yabaga ari mu bakubitwa. Abitwaga bose ko baturuka mu Batutsi babaga bari bakubitwa, nubwo twabaga tubana gutyo, ariko harimo iryo vangura rikomeye kandi n'itotezwa ririmo no gukubitwa no gukorerwa iryo yicarubozo. Ariko noneho bakaba banabizi, banatanga na raporo kuri brigade y'abajandarume hari i Remera, bavuga bati muri twe aba n'aba. Twari tubizi ko raporo zatanzwe i Remera. Rero urabona ni mu mujyi, ibyabaga byose umuntu yabaga bibona, izo nterahamwe, abo babaga barimo gutera batoteza, aho wajyaga kumva kuva ngo bateye grenade, cyangwa se ngo bamubuje gutambuka, bamuciriyeho imyenda atambuka, ibintu nk'ibyo. Ariko noneho tugeze muri Jenoside nyirizina yakorewe Abatutsi, ku itariki 6 Olivier, nyemera tube turetse kujyayo, mbame nkubaza utudetaye muri kiriya gihe cy'amashyaka. Ubwo ni uko ngo wari mu muhanda mu buzima bwa mayibobo, we na mukuru wawe n'abandi bana, ariko aho muvukana mwebwe mwari babiri. Twari babiri. Mwabaga hafi yo mu rugo kwa sogokuru. Kwa sogokuru. Izo mayibobo zikajya gutanga raporo kuri brigade. Yego. Igihe cy'imyigaragambyo zo mwabaga mwitwaye mute? Ubwo arahagarara ukarebera, kubera ko urumva twebwe already bari baramaze kuvuga ngo
turi abatutsi. Urumva iyo bajyaga mu myigaragambyo twe twabaga turi aho nyine ku muhanda duhagaze nta kindi wari kuba urimo gukora, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga twagiye no gushungera turimo turareba imirimo itingi ibyo barimo gukora, ibyo bakora byose, ariko udashobora kubajoyininga kubera ko ntabwo uri umwe nabo. Yego. Okay, tugere ku itariki 6 nk'uko wari uhageze. Itariki 6 mu ihanurwa ry'indege wahoze ari perezida w'iki gihugu Habyarimana, twari mu kizu kituzuye. Uyu munsi njya mpabona ni hari i Remera ahantu hafi n'amashuri hari intuza antene za MTN, niho twari turi. Hariya bakoze parikingi ya stade cyangwa hahoze isoko, hahoze Remera Katolika. Ego, Remera Katolike burya hariyo munsi niyo haruguru y'umuhanda. Iyo haruguru y'umuhanda rero hariya niho habaga isoko, inyuma hari imirima y'amasaka n'iki. Muri iryo joro indege bayirasa, twari muri icyo kizu turyamyemo turi abana benshi, twumva urusaku noneho rudasanzwe, turabyuka duhagarara hanze. Urabona hariya uhahagaze hitegeye Senide. Twumvise urusaku ntitwamenya aho ruri, kuko uhari ntiwashoboraga guhita ureba direct ku kibuga cyangwa se ngo ubone ngo ni umuriro mu kirere. Ariko mu kumva urusaku indege imaze kugwa, nta n'isaha yaciyemo, ngira ngo nta n'iminota 40 yaciyemo, dutangira kubona amasasu noneho yerekeza ku nteko. Tubona amasasu yerekeza ku nteko, urumva mayibobo rero twireberaga amafilime. Ushobora guhita ugira ngo ni filime urimo kureba, ariko ni ibintu byari real, twe tutarabyakira. Umva urusaku rw'amasasu tukabona cicikana agenda ajya ku nteko hariya kuri Senide. Nuko tuhaga ijoro ryose ari uko biri kugenda. Mu gitondo tukenda nko twabyuka tukajya muri centre hari i Remera. Tugigerayo nta muntu wagendaga, harimo gusaba abajandarume bo kuri brigade n'intera hamwe. Already babandi za mayibobo ingenzi zacu ziri kuri side y'abajandarume. Muri icyo gitondo nibwo bwa mbere nabonye umuntu bamwica. Ngira ngo njya mbiganira n'abantu, n'uyu munsi isura ye ntijya imvamo. Uwo mukobwa, uriya muhanda uturuka hepfo mu Ruturusu uzamuka kuri Remera Katolike, y'umunsi y'umuhanda hari igipangu cyari gihari, hasohokamo umukobwa wabonaga afite nk'imyaka nka 18-20, ahurirana n'abasirikare bari baturutse i Kanombe baza i Remera. Bakimubona bitewe n'uko areshya n'uko asa, bamubwira ngo aryame hasi, turajya wanyenziwe. Turi aho turimo kubibona nka bamayibobo, urumva ni urugo rwacu, ni mu muhanda niho twibereye. Urajya wanyenziwe, ryama hasi, garamureba hejuru, bamuryamisha, bamukandagirana, bamusimburana mu gituza kugeza apfuye. Uwo niwe muntu wa mbere nabonye bica. Ubwa mbere nari mbonye umuntu ku mugaragaro bamwica, cyangwa se umuntu yica undi muri ako kageni. Akurumva icyo gihe nari mfite imyaka 16, ubwenge bwanjye kubyakira direct ari ibintu uri kubona, ni filime ndi kureba, ni ibintu birimo kubaho. Muri icyo gihe barangije kumwica, bazamutse bageze kuri kaburimbo, kuri umuhanda uzamuka we ntiwari kaburimbo. Bageze kuri kaburimbo bahurirana noneho n'abajandarume bo kuri brigade. Abajandarume bazamukanye na za mayibobo twabanaga z'abahutu. Batangira kuvuga ngo nabariya ni inyenzi, badutunga agatoki. Mu kudutunga agatoki batangira kuvuga ngo muhagarara aho ngaho. Iyo ibintu byahindutse urabibona, ariko urumva twatangiye kwirukanka. Nta nubwo twari benshi, twari tugeze nko muri 5-6 nibuka neza, turirukanka. Batangira kurasa. Amahirwe twinjira hahoze ririya soko, duhinguka muri ya masaka y'inyuma y'isoko twicaramo, ariko nabo bagumaho. Nyuma tugenda dusesera mu masaka, duhinguka nka hariya wabona hari iki kigo cy'ibishinzwe iby'uburezi REB, cyangwa se hariya hubatse haringane no hubatse iriya hoteli ya Ferwafa. Yego. Dusohoka mu masaka, nabwo barongera batubona bakiri hepfo, barongera bararasa, noneho bacana bafite akajipe
baza n'ijipe, turirukanka tujya ku muhanda w'umunsi, uriya ujya kuri controle technique, turirukanka. Hari umugabo watwigishaga karate witwaga Vianney, noneho we urugo rwe rwari ugikata usa n'ujya mu gihogere, hari turiya tubari ko twari tuhazi, twinjiramo. Yari afite n'umugore w'umutotsikazi, twinjiramo ka kamodoka tugira amahirwe ntikabona aho twinjiye, ariko karacyari aho. Umugore arafunga ati n'ibiki bigenze bite, tambwe barenda kutwica, duhungiye aha ngaha. Avuga ati muceceke mwicara aho ngaho. Akajya arebera mu kadirishya nyine akabona akamodoka karacyahari, umugabo we ntaho hari. Nyuma umugabo araza dusanga aho ngaho n'urukapu n'ubuhiri burimo imisumari buriho n'amaraso. Twese turarebana twibwira ibyo ari byo. Agenda ajya mu cyumba ashyiraho igikapu, aragaruka ati ko muri aha ngaha. Tuti twahahungiye, nta nubwo twe twasubije. Umugore we niwe yahise asubiza ati bahunze barashaka kubica n'iki n'iki. Ati nimugende ntabwo muri bugume hano. Atubwira ati nimugende. Umugabo ati urabwira bagende barajya hehe kureba imodoka ikiri hanze bashaka kubarasa bashaka kubica. Atubwira ati nimugende nanjye nabicira. Ni wa muntu twitaga mwarimu metere wacu watwigishaga karate na discipline n'ibiki, biratuyobera. Tubona wa muntu yahindutse, si wa wundi dusanzwe tuzi. Umugore akomeje kumwinyiga ati nawe murajyana nta gusigara. Yasubiye mu cyumba twibwira ko agiye kuzana bwa buhiri, n'umugore turasohoka turiruka. Ka kamodoka karacyari ku muhanda, kutubona karongera katangira ibyo kurasa. Turirukanka, urabona n'uriya muhanda uhita uhinguka kuri stade. Turirukanka bw'amahirwe dusimbuka muri korutire muri stade, harimo abasirikare ba Mintwari. Ishusho ya nyuma nibuka y'abantu izo nterahamwe zari zidukurikiye n'abo bajandarume, nuko imwe mu nterahamwe yafashe grenade igashyira ku muheto ku mwambi, igafora ngo itere ku gatuwarete kari ahantu kunuza muri stade imbere, ariko twikinzeho. Mugenzi we aramubuza, ariko yari yayishyizeho shango bafungura ahita arekura. Dukira gutyo turokoka abo ngabo gutyo, twinjira muri stade. Mu kuba muri stade rero, kuba muri stade abantu bose bari guhungira muri stade, kuko niho hitwa ko hatarimo kuraswa muri icyo gihe. Ukinjiramo yaba amagrenade aza yaba amasasa aza, mukinjiramo mutyo. Tubamo ijoro rya mbere, turaramo ibintu bitarakomera cyane, bataratangira kwirasaho cyane. Ariko mu guhunga muri stade n'interahamwe zabaga zo zatangiye guhungiramo mu gihe inkotanyi zazamutse zije gutabara abantu. Interahamwe zikabura uko zijya zikinjira, zinjanye amagrenade zikajya gute zikivanga n'abaturage. Aho muri ukajya kumva grenade iraturitse, ukibaza aho iturutse, ukika kwibera kumbe naho hari harimo interahamwe. Ariko ubwo ngusubije inyuma gatoya, kuko inkotanyi 600 zaje muri CND twajyaga kuzisura. Jewe ikintu cyanjyanaga hanini ni ukureba data wacu bambwiye urimo mu nkotanyi, hani twakuze bavuga ngo zifite amatwi manini maremare agira gute, ifite imirizo, tukajya kuzireba. Ariko noneho nuko uzireba, aho nawe hariya ku Gishushu hari akantu k'akagunguzi uvuye muri Feruje ushaka no kwerekeza hano kuri DSTV kuri Teledis. Kari akantu k'akagunguzi kabagaho igiti cy'umunyinya, habagaho yicayemo interahamwe zifite amakaye zandikamo abantu bose baje gusura inkotanyi, bajye ku rutonde rwo kuzirwa, kuko nabo n'abatutsi. Ubwo rero twebwe abantu twari muri stade, nubwo hari abantu benshi bahaguye muri kiriya gihe, ariko twatabawe bwangu n'inkotanyi 600 zari muri CNT. Njya mbwira abantu nti ibintu nzi uyu munsi n'ibikoresho dufite uyu munsi, iyo nza kuba mbifite kiriya gihe nari gufata filime nziza, kuko njye nabonye inkotanyi zirwana n'abajandarume pe amaso. Nk'uko twari muri stade, urabona hari ahantu hubatse BK Arena, niho hari ikintu cy'ikibuga nk'iki twakinaga n'umupira twahita kuri tapi. Yego. Hariya rero niho rwambikaniye. Urumva abantu bicaye muri stade babaga bareba urugamba neza.
nirwo rugamba rwa mbere nabonye rw'inkotanyi kandi ruranryohera nk'umuntu wari usanzwe areba amafilime nararyohewe pe kubona uburyo umuntu akubita uwampigaga byari bishimishije nuko hanyuma uburyo bararwana inkotanyi zabacangiraga umva byarandyoheye sinkweshye ntabwo nakweshya pe ruriya rugamba nabonye rwarandyoheye babona bari ku murongo barasana n'aduyi byari sawa nyuma tuba muri stade bakomeza kwirasaho bo kwa Habyarimana bakomeza kwirasaho ndetse mu buryo bukomeye ku buryo baraturasaga no mu ijoro twabaga turyamye aho mu kibuga hose bakarasa ibisasu bikaza waba uryamye aho ukumva kiguye aha ukabona umuntu hariya arapfuye arasambye umureba nta handi uri bwerekeze ku buryo n'abazanye n'amatungo n'icyayi n'igihe wabonaga abantu imirambo ivanze n'iy'amatungo n'iki byose tuba muri ubwo buzima hanyuma urumva ubuzima bwari bugoye amazi muri stade ntayo twafataga n'umwanya tukajya kuvoma muri Kagara badafite ibyo kurya bakagerageza kubwira inkotanyi zizengurutse aho ngaho zafashe turarya iki bakagutwara bati ngwino twereke nko mu iduka ndabyibuka hari umwana w'amasenge icyo gihe yari uruhinja nta mata nyina nta mashereka turumva kandi ubwo twahuriye muri stade arambwira ati umwana nta kigenda iki ntabwo twebwe ko mayibobo connection zirihuta twamaze gukonekta n'inkotanyi twamaze kumenya amasituwasiyo aho umuntu ashobora gukura amazi aho umuntu ashobora gukora agasabune iki ntabwo nta kibazo reka tujye kuyashaka ukagenda ukabwira inkotanyi uti umwana mu rugo ruhinja nyina nta mashereka kandi akeneye amata mukareba nk'iduka mujyamo akakwereka tugenda urebe yuko hariya ari mu yafata umushyiri gutyo tubaho ubwo buzima stade barayirasa abantu benshi barahaguye nibuka undi muntu w'umukobwa wapfuye tukigera kuri stade tuvuye kuvoma Kagara nabwo yapfuye ari nko muri 3-4 twari tuvuye Kagara twagiye tugikundi cya hagati ya 15 sinibuka umubare neza na 20 tuzamuka turi nka 5 haza igisasu kikaza kigakubita bagapfa mugakomeza uwo mukobwa nawe igisasu cyaraje kirakubita aba ari we gitwara n'umurambo wenda wibuka wahise ugwa muri rigori ka kantu kari hagati kuri stade ku marembo gutya nawe ntashobora kumvamo wabonaga umuntu apfuye ahangaha ntugira ahandi ujya n'ahandi wajya naho igisasu cyahagwa nyuma rero hacamo iminsi nibwo inkotanyi zazaga zikatubwira ziti abashaka kuza ku ruhande rw'inkotanyi mwaza tukabajyana ahantu harushijeho gutekana abashaka kujya ku ruhande rwa leta namwe mwabihitamo icyo gihe urumva nyine twari twamaze kumenya aho tubarizwa twahisemo kujya ku ruhande rw'inkotanyi hanyuma batujyana Kabuye ubwo ni nko mu kwezi oya turacyari mu kwezi kwa 4 okay ko hariya kuri stade amahirwe twagize ni za nkotanyi 600 abantu biremera buriya twagize amahirwe ko bariya 600 bari muri senate ko byageze igihe biba ngombwa ko basohoka bakaza gutabara abaturage yego ubwo urumva rero muri stade nta nubwo nge nibuka maramo n'icyumweru turagenda ari mu ijoro nabwo ari kumva baturasa genda mukandagira imirambo ikikwako ni nijoro baragomba kubatwara nta matara ntaki turinda tugera Kabuye tugerayo naho hari sefu mo gakeya nabwo turahaguma batangira guha amamodoka atwara abantu ibyumba cyane cyane abashaje abakuze abananiwe abarashwe abarwayi abashoboye kugenda bakaba bakomeza bagenda n'amaguru ariko n'abana ubwo nabo bagenderaga muri abo badafite intege nyinshi tujya ibyumba gutyo rero tujya ibyumba ho hari wabaga ugeze nko mu ijoro tujya ibyumba wabaga ari nk'ijoro ubonye kuko ho bari barahafashe kera hari umutekano n'ubwo ubuzima butari bworoshye ariko hari umutekano kugera ibyumba rero hariho inkotanyi zari zarashyizeho gahunda y'uko abana badafite ababyeyi cyangwa se bapfushije ababyeyi muri urwo rugendo babajyana mu bigo by'imfubyi bari barashyizeho kugira ngo babafashe buriya ndi umwe mu bana bitaweho na retired captain Daforoza
ahitwa za Kageyo. Nicyo kigo twagiye kubamo kugeza igihe batugaruriye i Kigali. Nabwo tugarutse i Kigali batuzanye hariya muri Saint Paul, harimo ikigo batuzana muri Saint Paul. Nyuma ya Saint Paul nibwo twamenyaga ko kwa sogokuru barokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Batangiye process none yo kuza kudukura mu kigo. Tuva mu kigo turagenda dusubira mu rugo kwa sogokuru byara papa, turongera dutangira kubaka ubuzima rero. Ariko tugera i Kabuye nibwo nabonanye na data wacu waho nakubwiraga ntarinzi. Wari waragiye mu Nkotanyi? Ntarinzi. Bamubwiye n'iki? Mu rugo baramubwiye kuko urumva Kabuye nabo mu rugo kwa sogokuru ko babaga ari Remera nabo bahungiye muri stade. Muri stade nibo nakubwiye harimo umwana w'uruhinja najyaga gushakira amata n'iki. Noneho no muri urwo rugendo rero twarajyanye Kabuye duhura nawe ari ku rugamba nk'abandi, barambwira bati uyu ni runaka. Okay, turamukanya ariko nyine bakomeza akazi natwe dukomeza aho twajyaga. Numva twongeye guhura nyuma ya jenoside. Muri uko kwiyubaka rero noneho nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, ubwo ni za 1995, ni nawe muntu twabaye inshuti cyane muri icyo gihe. Wa Mugesha? Twabaye inshuti cyane, ahubwo harimo n'abandi bagera muri 4 nabo bari baragiye mu Nkotanyi. Babashije kurangiza urugamba? Bararurangije, bagiye bitahira, bapfuye nyuma ariko barageze ku cyo baharaniraga. N'uyu munsi turacyafitemo abakirimo bagikomeje kubaka igihugu nyine. Mwabaye inshuti? Twabaye inshuti kuko yari n'umusilamu, ni nawe umuntu wanyigishije ibya idini ya Isilamu, ninjira muri idini ya Isilamu icyo gihe. Dukomezanya ubuzima nyine bwo kwiyubaka no kugenda umuntu arushaho gutera imbere. Yego. Pole sana. Turadadiye. Dadadiye. None se Olivier, muri icyo gihe mwabaga muri stade, nka mayibobo nk'umwana wabaga mu buzima bwo mu muhanda, buriya mayibobo ziba ari inyamugi. Ku batabazi hari abantu bazi utuntu twose. Ntabwo wigeze ugerageza kugira ngo ujye mu Nkotanyi? Ntabwo navuga ko nagerageje kuzijyamo, ariko twarakoranye. Ntabwo nagiyemo officially, ariko nibyo nakubwiye, buriya ahari umenya nazimije nka mayibobo muhita mumenya connection mukoranye zihuse. Niyo mpamvu navugaga ngo iyo hagiraga umuntu ukeneye iki n'iki, yagize ubwoba bwo gusohoka, twamenyaga ku buryo tubwira abasirikare tuti runaka akeneye ibi n'ibi, aho bishoboka bakatureka tukamufasha nyine. Ariko harimo ikindi kintu cyabayeho twakoze, wenda ntajya nkunda kugarukaho cyane, ni uku urumva nakubwiye ko interahamwe zahunganaga n'abaturage zikaza zikivanga mu baturage. Noneho habagaho kuvuga ngo abantu barimo kwica abaturage, kandi wibuke ko Inkotanyi ntabwo zemerewe kwinjira muri stade harimo UN. Ariko tukibaza ngo ni iki kintu kiri gutuma izi grenade ziturikira ahangaha. Urumva habaho kuvugana n'Inkotanyi nyine umutekano w'abantu biti. Harimo abantu bakuru bakavugana nazo, natwe tukamenya. None nka mayibobo birakorohera kuba watangira guhiga umenye ngo ni iki kiri kuba hano. Kubera ko mayibobo buriya n'ubwo ubwoba bwaza ntabwo bugumaho nk'ubw'umuntu wari uturutse mu rugo. Ntabwo ari kimwe. Waba yarariye umwanda nyine ari aho ntacyo gitinya cyane. Icyo gihe rero ni twagiye dukora interahamwe nyinshi buriya mu maparafo ya stade. Ukazibona ukavuga ati hariya harimo interahamwe, kuko zo ntabwo zabanaga n'abantu hariya ngo babe bacumbitse baryamye bihishe nk'abantu bisanzwe. Wahita kubyibwira rero ukavuga uti uriya muntu uri hariya. Hakabaho abo bamanuyeyo ugasanga bafite na ya magrenade, ugasanga hari abafite imbunda, hari abafite ibyuma, hakabaho bamanuye bagasanga bagashaka gutoroka birukanka nanone ngo batorongere. So urumva rero gukorana nazo ntabwo navuga ngo ntabwo nashatse kukinjiramo, habuze gato, ariko nanone umuntu yakoze ibishoboka.
bivuze ngo niba mbyumva neza ku bantu babaye muri stade bakaba baragize amahirwe yo kurokoka jenoside yakorewe abatutsi bazakurikira ubu buhamya bwawe bazatubwira muri comment. Bivuze ngo hari igihe interahamwe zabaga zarahunganye namwe ariko zikagumana bya bitekerezo by'ubuterahamwe bafite n'amagrenade bakaza nko gucunga nk'ahantu wenda abatutsi biganje zigateramo grenade cyane rwose kubera ko byabaye cyane nyuma y'aho inkotanyi ziziye kubohoza abantu cyangwa gufasha abantu kurwanira abantu ngo badakomeza kwicwa. Noneho kwa kundi n'ibindi bikundi by'abantu biza bihungira muri stade zanira zikivanga nabo zikinjana n'abantu urumva ntabwo byabaga byoroshye gutandukanya winjiye n'umuhutu n'umututsi n'interahamwe s'interahamwe ariko banageramo nk'ibyo wavugaga nyine bya bikorwa bigakomeza ugasanga nka grenade iraturitse from nowhere ugasanga ntuzahiturutse kandi mukabibona koko ntabwo ari igisasu kinini giturutse kure ni grenade ukibaza ivuye hehe ugasanga rero bikaba ngombwa ko mutangira kureba mureneho zanyu cyangwa se ahantu mutuye ubundi abantu bose bahari muri kumwe cyangwa ntimuri kumwe niko habagaho rero uko gusaka kuko na UN ntacyo bikoragaho. Ni kimwe no mu bintu byambabaje buriya UN twahungiragamo yari ifite ibikoresho byose bishoboka. Interahamwe zicaga abantu zinarasa abantu bari bafite ubushobozi bushobora kuzihagarika. Hari nubwo zazaga zikagera kuri gate zigashaka kwinjira muri stade ngo zize zica abantu ubibona neza n'amaso zishaka kuza ariko ugasanga UN ntakiri gukora. Buriya na n'uyu munsi UN ngiye nta kintu imbwiye naho nahungira ntabwo nahungira ahantu iri. Hari igitutsi cyaje ngo uwo wangara agategereza ubufasha bwa Loni. Loni ntakiri cyo. Ariko wenda kuko ari abasirikare hariya abasirikare burya bagira amabwiriza n'amategeko bagenderaho abagororotse. Amakuru naje kumenya nyine nuba hari azwi nuko bari abasirikare ngo burya ntibari bemerewe kurasa. Bari abaroni. UN ntago yari yemerewe kurasa. Imbunda n'intwaro bari bafite zikaba ari ziki. Ntumbaze ibyo wenda abanyamategeko nibo babigena ariko babivugaho ariko burya ngo ntuze konvasiyo yabohereje hano yari sisi rero ntiyabemereraga kurasa. Burya General Romeo Dallaire burya yasabaga uburenganzira bwo kubimura ngo babashyire kuri chapter 5 ibemerera kuba barasa. Ese woweretse kuzana intwaro umva ni ibintu nyine bite agahinda ukuntu ariko nta kundi nyine ngo nuko byari bimeze. Hanyuma rero ubwo mu kijyana no kwiyubaka uraje ufite baso wanyu wenda bari mu gisirikare cy'inkotanyi zimaze guhagarika jenoside yakorewe abatutsi uraje muri Kigali umujyi wabayemo mayibobo mu gihe byari bigoye ntabwo ugeze utekereza kongera kwisubirira mu muhanda nyuma ya jenoside. Oya nyuma ya jenoside n'ubundi aho nagarutse kuba ntabwo hatandukanye cyane ahandi nabaye ku muhanda ariko noneho icyahindutseho gatoya ni ubuzima twagarutse tubamo muri kiriya gihe rero kiriya gihe igihugu cyose cyaranukaga ari umwijima ku buryo washobora no kuva nk'ahangaha ukagenda ukaba wagenda nk'iminota 10-15 utarabona undi muntu. Urumva n'ubundi kuba mayibobo gusubira ku muhanda ntacyo wari ubusangayo nta cyari ryaretse imirambo amazu yasenyutse cyangwa se ibintu by'umwanda biraho ko igihugu cyari umwanda gusa cyari umunuko. Wenda twamahirwe twagize nuko twaje nyuma hari barajyangije gukora amasuku ariko still ushobora kumva umunuko mu gihugu cyose. Umva rero gusubira kuba kwa sogokuru byara papa ntabwo icyo gihe nahise nongera gutekereza gusubira ku muhanda. Ngira ngo byatewe ahari n'ubuzima uburyo bwagiye buhindukamo ariko nyuma ahubwo nyuma nibwo natekereje kujya mu gisirikare
nyuma ya jenoside njye na mukuru wanjye icyo gihe twagiye n'Iririma tugerayo rwose baratubwira ati musubire mu rugo ntabwo turimo kwakira abantu bajya mu gisirikare ubu ngubu twanga no gusubirayo ndabyibuka kuko twahavuye bameze nk'abafashe akanyafu bavuga ati nimugende nimuvanga ariko twari twanze kuva twumva twavuye mu rugo tugiye kwinjira igisirikare ubuzima burakomeza ariko nta gusubira ku muhanda byarangiriye aho ngaho ngiye rero nkuzi nk'umuntu ukora filime winjiye muri filime industry gute nabyo ni inkuru ndende ari akantu gato buriya inzozi z'umuntu ni uko tujye tugira amakenga yo kwandika cyangwa se kubika ibintu tunyuramo tukiri n'abana batoya cyangwa se ubu ngubu uko tugenda turushaho kumenya nakangurira ababyeyi kujya bagenda barushaho kumenya icyo abana bakunda no kubashishikariza kubyinjiramo buriya kera nkiri muri primaire twiga Gasogi hari igihe nakwepaga ishuri wumva Gasogi kwambuka mu rindi ni Kanombe nkaza kwirebera uko indege ziguruka none hataha nkabishushanya uvuga rimwe byanze kunze either nzafotora indege cyangwa se nzajya mu ndege ubwo mpise mbihuza no kwinjira muri film making wari urimo kuvuga kwinjira muri film making ni ibintu njye natangiye gukoresha kamera ntazi ibyo ari byo ntazi ngo shutter speed ntazi ISO ntazi ugapfa gufata gusa ugafotora ziriya za yashika zo gukaraga turiya twa Fuji twaki mu muryango muri famiye harimo yewe na babandi muri bariya badata bacu bagiye mu nkotanyi harimo ababaga mu bintu by'amakamera cyane cyangwa by'amashusho navuga ko ari ikintu cyo muri famiye ariko icyo gihe nabikoraga ntazi ibyo ari byo igihe cyarageze nkijijwe ngiye muri 1997 urumva navuye mu bayisilamu ngiye mu bukristo noneho nkimara gukizwa mu rusengero nagiyemo apostolique nibwo natangiye cyane gufata ibintu by'amakamera ari njye muntu ufata amashusho mfata amavideo iki mu gihe habaye ibintu by'ibiterane cyangwa iki ariko noneho ngira umugisha nyuma muri 2005 njya mu kigo cya missionnaire cyitwa Youth with a Mission ngiye gukora ishuri naryo gitoza abantu kuba bigishwa ba Yesu nigamo ntangira no gukorana nabo nyuma rero muri 2010 nibwo nagiye mu Bwongereza ariko ntajyanywe no kwiga iby'amafilime nagiye ngiye kwiga ibya ishuri rya Reconciliation and Justice maze kuryiga nibwo batangiraga nabo bashyiraho ishuri rya documentary film making kuko babonaga mbikunda banshishikariza ko nakora n'iryo shuri ndikora gutyo niga ibya film making mu Bwongereza nuko navuga ngo nabyinjiyemo as a professional muri 2011 kabisa Njye nakumenye muri 2012 mbona utwika bya hatari mugani w'ababana ufite amashagaga mvuye ku ishuri cyane okay ntago wigeze utekereza kuguma mu Bwongereza igihe wari uriho wigayo narabitekereje kandi bakanabinshishikariza ariko nyuma yo kubitekerezaho neza nasanze atari byo kubera ko ntabwo navuga ngo nkunda igihugu cyanjye kurenza abandi ariko njye ngikunda mu buryo bwanjye buri wese agira uko akunda igihugu cye urumva nagiye ngiye kwiga ibintu bya reconciliation na justice kandi urumva muri iyo myaka byari bikenewe cyane naho nari ndi gukorera muri icyo kigo muri Youth with a Mission ni ibintu twashaka gukoresha cyane tubinyujije noneho mu matorero hanyuma noneho ngerekaho no gukora ibyo kwiga ibyo gukora amafilime hano byari bitaratera imbere cyane rero nyuma yo kubitekereza harimo n'abagenzi banjye twari kumwe kandi bagumyeyo nyuma yo kubitekerezaho nabo bakanshishikariza kugumayo ndabwa rero reka mbabwire ndatashye pe abantu bamwe twarabipfuye na bamwe bo muri famiye twarabipfuye kavuga ati gutugera hari ahantu kagaruka ubona uzabahute ubona amahirwe nkayo uzongera kuyakura ariko nabitekereje ndavuga okay
ninguma aha biraba bimeze nko kwicara naraje kwiga uko bakora fanta coca nkamenya kuyikora nkakomeza nkayinywera mu Bwongereza ariko iwacu ntayihari n'abantu badabasha no kuyinywaho n'urwo rugero nahaye n'abantu bambwiraga ngo ngumera bwana nabandi mo kwica igihugu cyanjye kabiri mfata umwanzuro ndagaruka njya ntera mbwira abantu urwenya ngaruka hari ibiceri byo mu Bwongereza by'amapawundi nkangahe nari mfite twakora nyine umuntu uvuye mu mahanga ushaka kugaragara nk'abandi bakiri bose nari mbifite nk'umudiyasipora ariko ntaragera ariko ngenda najyanye mu 15 by'amanyarwanda mu ikofi yanjye nanga ko nzagaruka nsaba itike ibyo nibyo nagarukanye kandi nangaga gusaba itike koko nk'umuntu urumva umudiyasipora uje tangiye gusabiriza itike ntabwo bivamo kamera ariko nafite utwo duce tw'amapawundi ndabyibuka natuguzemo ikawa uriya nkunda ikawa cyane natuguzemo ikawa ku kibuga urumva bo ntibagushyiramo agasukari isukari biraho mu kanoza kamwe k'isukari umunyu iki ibyago nagize nashyizemo umunyu mu ikawa nta kawa irambabaza nk'iyo ngiyo mu buzima iyo nanyweho numva abana kundi buna ndategereza yo mu ndege tu ariko iyo kawa yarambabaje ubwo kari agacemo niyo mapawundi ya nyuma nakoresheje nari mfite mu mufuka yo muri icyo gihugu donc ni amafaranga yo mu Bwongereza namanukanye mu Rwanda uko ninjiye mu Bwongereza mfite abanyarwanda niko nasohotse mu Bwongereza mfite abanyarwanda yanjye ngaruka mu gihugu ubwo nibwo twatangira guhura nigisha ibyo gukora amafilime documentaire ugeze hano se kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta nari mu wigeze wicuza ko waravuye mu Bwongereza oya ntago nicujije kuba naravuye mu Bwongereza cyane cyane ko na nyuma yaho nasubiye i Burayi kandi nkongera nkagaruka nta nubwo nicuza rwose ko reka Olivier dusoza hari ikibazo nkunda kubaza umutumirwa wanjye nta kintu ntakubajije wenda kuko naba nakibagiye cyangwa ntakimenye kandi wifuza ko twagisangiza abadukurikiye hari abantu benshi bajya bambaza iki kintu wenda we ntiwakimbajije ariko njye nkivuga mu rwego rwo kugira ngo nereke abantu ko ubundi iyo ugihumeka nta rwitwazo cyangwa nta excuse bigomba kubaho uriya ntabwo wambajije amashuri yanjye menshi iyo nize yose nubwo twakomeje kuvuga kuri primaire uriya njye ntabwo nize primaire gusa uko utangaye niko n'abandi batangara iyo mbibabwiye ndetse bamwe bakambwira ngo ndababeshya ntabwo ndababeshya se ngo bigende bite nungukire hese ibyo mbabwira niko kuri nize primaire ndayirangiza mu wa 7 ntabwo nize segonderi ntabwo nize universite nta n'andi mashuri nize uretse gukora ayo makosa atandukanye mbivuga kugira ngo abantu rero badashyiraho excuse yo kuvuga ngo urabona sinize ntacyo nageraho ntarize yego kwiga ni byiza kandi n'abantu bakwiye kubikora ariko niba utaranize imyaka ikaba yarakujyanye ntabwo wakwicara ngo ukomeze kuvuga gusa ngo ntabwo wize kuko ubu ngubu duhuye mu nzira ntabwo ushobora kumenya ko nize primaire gusa dushobora kuganira ukavuga uti oya wowe waraminuje wize amalisansi ariko ntabwo ariko kuri njye rero niyo mpamvu ubuhamya bwanjye ntajya nkunda kubuhisha kubera ko ushobora gusanga hanze hari undi umeze nkanjye wicaye hariya kavuga ati ntacyo nageraho sinize simfite mpfo na ruguru no ntabwo ariko bimeze ushobora kugira icyo ugeraho mu gihe wowe ubwawe ubashe kwiganiriza ukisubiramo ukavuga uti sinkwiye kuguma aha hantu niba ntarize nta kindi nshoboye nta kindi naheraho urumva rero icyo ni kimwe mu byo wenda utambajije ikindi ni uko ndubatse mfite umugore maze imyaka 12 ejo bundi ku itariki 3 twizizaga imyaka 12 mu bana ndumva kereka niba hari ikindi kije cy'amatsiko wabaza simbizi kije cy'amatsiko ni ukumenya uburyo utize ukaba uba mu muryango w'abakozi nk'abari abangana kuriya niba wenda ndumva nta kosa ririmo kuvuga ko ukora muri The New Times nta kosa ririmo
ukaba utari n'umukozi uciriritse muri The New Times mu gisata ukoreramo barabizi ko ufite iyo nivo? ntabwo mbizi ko babizi ko ntizi, ariko kubera ko akenshi usanga no muri hari n'abantu baherutse kumbwira barimo gushaka kwangaje abantu cyangwa se guha abantu akazi muri ibi bintu dukora, bambaza impapuro mfite uko zingana. nabwo reka mbabwire, nidukomeza kugenda ku kintu cy'impapuro tekiniko tuzayibura. Nidukomeza impapuro cyane tukirengagiza technical side, kuko njye abantu nzi benshi bafite impapuro ntabwo bafite technical side. Kugira impapuro ni kimwe no kugira iyo technical side ni ikindi. Byiza no kubigira byose, ariko nanone niba umuntu akubwiye ngo njye ntabwo nize ngo urashaka diplome iyi kandi ukamuha ibyo ushaka ko akora ukabona ko abikora, niba ari leta izabikora, niba ari izihe nzira bicamo, uwo muntu ntakwiye kubuzwa amahirwe, akwiye guhabwa amahirwe cyane cyane ko ashoboye ibyo bamushakamo. Urumva rero niba babizi, ariko ndabizi neza ko harimo ababizi ko, kandi ntabwo navuga ngo bansuzugura kubera ko ntize, no, ndi umukozi ukora nk'abandi, bamfata kimwe n'abandi bakozi, nkora inshingano zanjye uko ngomba kuzikora. Ni nayo mpamvu navuze ngo nta muntu ugomba kugira urwitwazo mu gihe wuzuza neza inshingano ugomba kuzuza. Ntabwo umuntu yagombye kurebera hasi ku zuru ngo uvuge ngo ntabwo yize, kandi wubahiriza ibyo bagushakaho. cyane cyane ko abenshi buriya bareba ku rurimi, kandi icyongereza cyane ndabizi ko kiri hejuru. Nacyo ntiwambajije uko nakize. Uko wakize byo, uko wageze mu Bwongereza? Nagiye nkizimo gake. Wagiye ukizimo gake? Nagiye nkizi, buriya nerekanye amafilime reka. Waturunye filime? Naturunye amafilime ari i Remera, ngira ngo n'abantu benshi bahazi cyangwa barebeye agasobanuye iwanjye. Buriya ndi umuntu ukunda indimi cyane. Iyo naturunaga filime ko ukunda n'icyongereza, abona subtitles, amafilime yabaga yazanye ariho subtitles. Nubwo ari njye wabaga ndimo kwishyuza, ariko nahitaga nshyiraho umwana ngo yishyuze, nanjye nkicara nkareba iyo filime. Nkajya ngerageza gusoma bya bindi byanditse, nkareba n'iminwa nkanumva uko bimeze. Ngenda mfata buke buke, ariko noneho ngiye muri cya kigo cy'abamisiyoneri ururimi rugenda ruba develope. Hari mukuru wanjye wo kwa data wacu yigeze kunyishyura ngo njye kwiga icyongereza. Icyo gihe bakigishaga muri stade batarayibura, kera ni mu myaka ya kera. Noneho bampaye ikizami ko njye nababwaga ndashaka guhera hasi kuri level yo hasi. Bampaye ikizami barampaka, navuga ngo yangu ugomba guhera mu gatatu cyangwa mu kane. Niho ndahera hasi. Bati icyongereza ufite ntabwo wahera hasi ngo bikunde waba wica. Washaka guhera kuri verb to? Nashaka guhera hasi. Uwo mukuru wanjye wo kwa data wacu rero nawe ndanamushimiye. Niwe navuga ko yanshyize nawe namaze amezi 3 birahagarara kubera impamvu z'ubuzima n'iki. Icyo gihe rero nagize amahirwe yo kujya muri Youth of the Mission, muri icyo kigo cy'abamisiyoneri. Nibwo ururimi rwakomeje kuba develope, ko nakoranaga n'abanyamahanga benshi baturuka mu bihugu bitandukanye. Urumva kujya mu Bwongereza n'igihe naye maze nkora muri Youth of the Mission, nagiye wumve n'igitangaje, narijyanye. Bamaye gusa itike y'indege ngiyi, ikigo uzajyamo ngiki ahitwa Hapenden, nta muntu twari kumwe. Nagiye indege irantwara, ndara Ethiopia, mba Ethiopia, turagenda duca muri Italy, tuva muri Italy tugera Heathrow, mbasha gufata train, ndagenda ngera mu kigo. Urumva ko umuntu uva hano akijyana akajya mu Bwongereza, nawe mfitemo Urwongereza rufatikamo. Ni na kimwe mu byatumye baguhitamo kukohereza, niko nibwira. Ntabwo ari kujya kwiga mu banyamahanga utumva urwo rurimi. Olivier, dusoza, ni iki kintu wavuga ku kijyanye n'inkotanyi? Wabonye inkotanyi, wabanye nazo, ni iki kintu wazibwira cyangwa wabwira abantu kuri iyo topic? Ntabwo kuvuga ku nkotanyi umuntu ajya kure y'indirimbo Bonhomme yaririmbye. Inkotanyi ni ubuzima, ntabwo wajya kure y'ibyo. Ikindi hari abantu bigeze, twari mu rugendo rwo ku Liberation Tour yari yateguwe na RDB, kureba aho inkotanyi zazinyura. Turimo kuzamuka tujya mu Rugano,
umunyamakuru wa TV10 niwe wansabye interview ndayimuha, arangije ndamubwira icyo gihe maze kuyikora nahindukiye mbwira abasirikare twari kumwe ndabagana, rero mwe mwakoresheje imbunda zanyu, mureke natwe dukoreshe izi zacu dufite uyu munsi, tubashima tunavuga igihugu cyacu, tukivuga ibyiza kigezeho. Ubwo imbunda zacu navugaga ni amakamera dukoresha, kuko igihugu cyacu kiraryoshye. Nta handi bituruka rero, biraturuka mu butwari bw'inkotanyi, biraturuka mu bwitange bw'inkotanyi, biraturuka mu bitambo byatanzwe by'inkotanyi. Niyo mpamvu aho turi uyu munsi nta muntu ushobora kwishyira hejuru avuga ngo nitwe tuyigejeje. Njya nsubiza n'amaso inyuma nkareba nkavuga ariko ubundi igihugu twabagamo. Nkunda gutanga izi ngero. Nyungwe yari muri iki gihugu, Ibirunga byari muri iki gihugu, Akagera kari muri iki gihugu, kandi ntabwo byabyazwaga umusaruro nk'uko byazwa umusaruro uyu munsi. habe na gato. Uyu munsi ni ubutunzi dufite tubyaza umusaruro, ni zahabu dufite. Nkibaza nka ariko ubundi ubwo bihita biganisha ku mitekerereze y'ahambere y'aba guverinoma ya kera, yarikubiraga, nta watekerezaga abaturage. Uyu munsi dufite ubuyobozi butekereza umuturage. Ntabwo rero inkotanyi wajya kure yo kuvuga ngo inkotanyi ni ubuzima. Inkotanyi ni ubuzima, niho bifungira nta handi, kandi ubuzima dufite nibo tubukesha. Icyo twabitura no gukomeza gusigasira ibyagezweho no kubirinda no kurushaho kubibyaza undi musaruro, igihugu gikomeze gutera imbere. Urakoze Olivier. Murakoze namwe. Abakurikiye Enjoy Africa TV, twongere tubashimire kandi tubabwira ko tuzirikana kuba mutuba bugufi, ariko ku bana batoya abariho n'abazaza bazajya birinda urwango, mujye mwirinda urwango. Urumva ukuntu jenoside yakorewe abatutsi yari ku nguni zose, kugera n'ubwo igera mu bana bo ku muhanda basanzwe babayeho ku bw'amahirwe y'uhoraho, ariko bo ubwabo bagahita bivangura kuko umugambi wa jenoside utangiye gushyirwa mu bikorwa ku iherezo ryawo. Jenoside yakorewe abatutsi rero n'urugamba FPR inkotanyi yarwanye rwo kuyihagarika, byose ni ukuri kw'amateka y'u Rwanda. Nuko dusoza. Nitwa Gasigwa Leopold.